semana kuki byana nk'iyo byasiga ubu se ndabwira iki boss arawi no shaba babwira zibacucu wongera hoya uretse twumva ikintu bari kuvuga byibura tubabarire ni kumva wowe dufitiye impuhwe tubabarire papa aradukunda nk'impuhwe akoze ko ibyana byatese we wowe bucecetse data papa ubwadukunda nawe yagukunda uko numva afitiye impuhwe yego bose ako boss siko bino byana bifite kumenyera wowe witonze sha atumige murashaka kuvuga iki papa afite amafaranga menshi cyane kandi aramutse ambonye yaguha yes papa afite amafaranga menshi kandi aramutse atubonye yanaguha none aha tujyana ureba amafaranga papa araguha bose amafaranga yabonetse aho igisigaye taretse gatujyana abana baracitse abana babirukeho ndabiruka imisozi izamuka ndamanuka mvana n'ipfuye abana baracitse jewe baracitse cyuranegeka ntumbaze genda upfa abana bacitse wahagira ibikingo yago bagucica gute narushye rwose narushye pe narushye ndumva nananiwe no kwirukanka ibintu byo kunanuma munanuma mugumye muhagaze aho ngaho mwebwe muhagaze aho narushye wababuze ubabura nukuri nababuze pe ndavuze ngo ndavuze ngo hita ugenda waba umutawe ugomba kubanza nyine cyangwa ubwire imagati ntitinye kumariramo rwose ukumva ariko bose byereka ubwire iki mwaje mwamfashije bari abana bari kwiruka kandi umutima ugiye kumvamo ari abana nawe ufite amakomamere yo kugenda kujya bipangagire kure ndavuze ngo tugera aho ntitubazane ahubwo fafa mu karitasi niwe kijyana utabazanye karitasi sha ikinga umuntu amutuma umuntu ikimuzane sha ubuzima ndaburambiwe bwo kuba mu ishyamba ibintu by'ubwihebe koko bagasuzugura koko cya kibosi ndimo ndakibwira ibintu byambayeho ni kukibwira ko abana bansize umutima wenda kunca mu kanwa n'ikibyumva ahubwo kikanuga biriya bintu by'ibibunda ako kantu gatsiko ubundi wakavamo ariko se kano gatsiko nkavamo ndajya hejuru ko namaze kubiki mfite n'agashiki kanjye mu rugo nako gakeneye kubaho kandi mushiki wanjye wenyine niwe nkora bino byose kugira ngo abashe kubaho ubu se nkora iki koko mana njye kubahiga cya kibosi kiransuzugura nacyo kubera ibintu wabivamo nk'aho umuntu mwiza ariko oya nakureka oya reka ngume mbicire kandi kubahiga numva naniwe
twagicitse twihishe muri karagaho. Numva mfite ubwoba. Oya humura ntabwo kiraho dusanga. Gasanima uyu ni umuruho w'ishyamba we agahinda ko umunsi bino byana byo biriho hananyerekana bino byana byibuze hanyerekana si abana Imana igira neza koko siko turayi twana muvemo sha muvemo naza kubisangiramo kubigutinda se barari mu bifite jewe kuguruka iki mvuga ntabwo nabyo biri gutema ndeba muri kumbona muri kuza kumutavuga ubu rero igihe nubwo ndi umugome mfite undi undengeje ubugome inshuro 100 ngiye kubaterura amajyane basangisha uwo nguwo yaba akateguramo uducece yabajyana iyo ashaka icyambere nukamo amafaranga yanjye ngayakenyereraho maze nkajya kwikemura utubazo twanjye uri kumva undi witwa nde? Nitwa Manuel. Wowe Jado ariko mana ubwo ko iki kintu nicyo navukiye mbese tuno twara dufite n'impuhwe si ubu watubabarira kuko ye baba we ariko oya mbona se muri kundataho ubunyempuhwe dore ukuntu burebara cyakora abana batumura agira impuhwe asiki hajya uturukaye umva sha kuza cya kimahoro rebe ko wabona mbere bose ngiye kubareba ako ubese tugafata zino nzingo kajya kwirira amafaranga gicucu ndavuze ngo hita nawe ugenda umukurikire uramubona mbere niwe nzahamesha kawa ni ukuri kw'Imana mbana na nyogokuru wenyine nanjye mbana na sogokuru wenyine ibyo se birantera impuhwe jewe murana hari impuhwe mfite imbana na nyogokuru wenyine mbana na sogokuru zonyine sogokuru nyogokuru ubundi se ababyeyi banyu bari hehe ababyeyi banyu bari hera nibonye mbana na nyogokuru wenyine nanjye nibonye mbana na sogokuru njyenyine sogokuru wenyine na nyogokuru wenyine ababyeyi banyu ntawe mufite abantu wabarukorara ariko kava muri bino bintu byo hajya mwambwiye ngo ababyeyi n'abanyu ntawe mufite ntabwo tuzi bana ngiye kubarukora Uwiteka we ngiye guhinduka mwabana maguruke umva mwabana
nari umuntu mubi ariko Imana imbabariye ngiye kubarukura nanjye mfite mushiki wanjye ugana nawe gusa uhera mugiye kuva mu byaha ngiye kubarukora mugire ntacyo muhumure ntacyo muba sibyo wabukoze yego ngaho nimuze mbereke kuza wibombaritse ubuzima ndangiye meze bite mva boss ntabwo ari kwiyambarika gusa ubwo andi makuru musufitiye uzi ko wa muhungu umwe yatumye uzi ko yahindutse akaba yatugambaniye waje gute ba bana uzi ko yabafashe akaba agiye kubacikisha ntabwo byumvikana umva fata bano bana tujye kumwigana n'izo nsingo ze nawe fata ibitanda ntabwo ibyo bigana izo nsingo ukinga tugambanire gute basi tubabarire nimvira boss mva bino byana ibintu biravuga ngo nimbibarire kabisa bitosho haguruka wowe cyangwa mama hanyuma icucu wala tugena mu bicucu ubujya gafava ukinga sana baba kubita wenyine Mzee vijana hano nese boss kubanyatse hajya nta mwana afite uwiwabo aramufite ndabizi ngewe aramufite umva ndavuze ngo genda umunzanire uwo mwana iminota mike cyane 0 minutes uyu umunzaniye hano hitugera ahubwo vuba yihuse abundi wande kuyuri kunjana ukujyana he barakumwe bari tuzamuka mu shaho uri kunjana musaza wanjye nabafata azabadiyo gura ko imvune ufite gashandira tugenda barwana boss narimba kuzaniye boss ndabufashe ndabuzanye bose nani mukazani mwese ku mafimba babikaritasi mwese ku mafi mu kera vuba waja mu do ese boss nanjye urambwiye ngo uje ku mafi kandi nje ku mafi nakoze icyo mfa sinkuzaniye imfungwa se we teka ibyo nabimenye we nkurasi ndavuze ngo ku mafi none se boss ni ibiki wamenye kandi ni ibiki wamenye ibyawe birarangiye ubu ngiye kukwica gusa ntabwo nakwica ngo ufite agapfunyika boss akaye gapfunyika agapfunyika kaye wabibonye uko umwunganizo wapfuye nawe niko ngiye kukwica maze nkajya kwiryohereza ubuzima n'amafaranga n'amadeni mwe ntabwo nzabishyura mu karitasi
zanangaje cyane uvuye kushimutira mushiki wanjye nko kugira ngo utwice. Iherezo ryawe ntabwo ryawe ryiza. Mwese mwahaguruke muze. Mwana nyagasani wewe. Muze dutahe mwabana. Muhumure mwese ndabatabara. Muze dutahe twigendera muhumure. Mwese nzabageza mu rugo. Kino cyapfuye. Ibintu by'ibyihere bitwa nabi.